So mwiriwe neza uyu munsi rero bisa nkaho tugiye kuganira ini yatembera live. So rero reka tuganire ku buzima bwacu cyangwa ku mibereho ya muntu tugiye kuganira ku kintu bisa nkaho wananiwe kureka ikintu bisa nkaho cyabase ubuzima bwawe cyangwa imitekerereze yawe watireka gute. So biroroshye cyane, biroroshye reka mbanze ngiye mvugeho gatoya ku buzima bwanjye. Nanjye ari ikintu gisa nkaho cyari cyarananiye kugitangira kukinywa. N'urugero reka nanjye urugero ku mata. Amata murabona ukuntu ameze. Ngiye navutse nanywa amata ngera no mu myaka 15 nanywa amata, naje kuyanywa mu myaka 17. So rero inkuru y'amata nayanyoye ari nkajya nywa make ukabona nshaka nyine gusa nkaho nagarura, ariko tu nkanywa nkashinyiriza biza kurangira amata nyakonze. Rero so uyu munsi rero tugiye kuganira ku bantu basa nkaho banywa itabi, banywa inzoga, cyangwa shoye kuba bakora ibintu bijyanye no kuba baca abo bashakanye inyuma, ariko bashaka kwigarura cyangwa kubivamo bikanga. So birashoboka rero. Bishoboka gute? Nkuko ibi bintu byose muri ubu buzima tubitangira gake gake, ni nako tugomba kubitangira gake gake tushaka kubivamo. Inzira yo kubijyamo tutangira gake gake. Buriya nta muntu uzajya guca umugore we bashakanye inyuma ngahita agenda nyine wenda amuca inyuma n'abadamu nka 5 apini gake gake ugasanga ingesi irakuze. Rero uko ushaka kubireka n'urugero ari ukuntu ubikora. Niba wenda nyine ugenda umuca inyuma ugenda ubigabanya no ku nzoga kandi nuko. Niba wanywaga ikaziye mu rugero ya Primus, ushoboye guheraho umunsi ukajya unywa amaprimus 2, ejo ukanywa 3, nyine ukagenda upunguza biza gushiduka inzoga cyangwa ibindi bintu wabiretse byakugize imbata. Rero so nimbivuga ibi bintu mu nyumve, ubuzima bw'umuntu icyo ubumenyereje nicyo bufata. Ibintu byose ni bipfira mu mitekerereze cyangwa bihera mu mitekerereze. Ngiye maje kuvuga ngo wenda n'urugero ndafata itabi mwe ipati, hari igihe nabigerageza kandi bikaza gukunda, ariko mvuze ati ndanywa isigara rimwe ku munsi PS imwe, byajya bigenda bikunda. Si ibyo gusa, hari ingero nyinshi. Hari n'ukuntu wakibagiza ikintu ukayisimbuza ikindi. N'urugero niba wanywaga itabi ugatangira ushaka ibintu muri wa mwanya wanywaga itabi, ugashaka ibintu waba urimo gukoramo, nyine nka mind zakwishyuza ya tabi, ugashaka utundi tuntu tusimbuzamo wa mwanya. Rero bivuze ngo ibintu byose birashoboka, kandi ibintu byose nitwe tuba twabihaye umwanya. Impamvu nanjye ndi kwigarukaho ntabwo nyine nabwira abantu nanjye nari kwishyiramo, ahubwo ubuzima bwacu twebwe abantu ibyo twabumenyereje nibyo bugira gute bufata. Rero reka mbabwire ngo ubu buzima bwacu ushoboye kubukontorora, ubuzima bwacu ushoboye kubutegeka, kuko mbere na mbere ari nk'igihe n'urugero nk'uko twabaye bakuru usitara nyine ukashinyiriza, ariko mbere yuko ushinyiriza wabanje kumva ububabare. Wamara kumva ububabare nyine urashinyirije, ariko we kubera ko uri mukuru ntabwo urize. Ariko dutanga urugero ku umwana we ahise agira gute? Umwana we nasitara byanga byakunda arahita arira. Bivuze ngo umwana nawe yishyizemo gushinyiriza yashinyiriza. Ariko ibintu byose muri ubu buzima bivuze ngo bifungiye mu buzima bwacu, cyangwa nitwe tubitegeka, nitwe tubikontorora. Mind y'ubwonko bwacu ni nini kandi ni nangari. Bivuze ngo ngewe nawe dushoboye gusa nkaho twakihindurira imitekerereze, itabi nkarikontorora, nkamenya itabi ndibona uko ringana gutyo kubyo narivaho, nkamenya uko nanywa inzoga uko zingana, uko nazivaho.
ko ni wowe uba warazihaye kuzinywa, ko ubundi mu gutangira kw'inzoga utangira nta n'icupa warangiza, ariko bikarangira unyweye kazi uyirangije, n'ibindi utangira wenda waryamana n'umugore umwe bikarangira ugiye kuryamana na 30 na 40 gutyo. Rero bivuze ngo ibintu byose nitwe tugomba kubyikontororera. So rero iyi ni Tembera Live, ushaka ko ari ibindi twavugaho, so ni karibu turahari ku bwanyu, mugire ibihe byiza.